bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mahuri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 24 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Nkuko mubibona ndabaramutsa, nagiye ikibeho gusuhuza umubyeyi Bikira Mariya. Nageze mu Rwanda kandi namushyiriye iby'umuryango wa Padiri Mahuri, namushyiriye by'abavandimwe bose twese duhuriye muri uwo muryango, kandi ndagira ngo umugisha we umubyeyi udukunda wongere ubataheho kandi ubarongere ingabire zose, inema zose mukeneye kugira ngo mubashe kugenda, mubashe kugana Imana, mubashe kwitunganira mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Maze rero iminsi 3 ingeze ino, kandi mwese nabazanye hano nkuko nahoze mbivuga, kandi kuboherereza iyi nyigisho ndi hano mu butaka butagatifu nabyo ni iby'agaciro cyane kandi bimpaye imbaraga. Ntabwo rero nabashije kuza mu ihuriro kuko nagombaga kuza hano, ariko ndahamya yuko mu minsi iza tuzagenda tubonana na buri wese muri mwe, kandi ibyishimo byacu bikongera bikatwuzura umutima. Uyu mubyeyi rero udukunda yongera abaho umugisha, abakomeze, abarinde, cyane cyane abahe kusoza ubutumwa bwanyu nyine mu muhamagaro wanyu muri uyu muryango, mu muhamagaro wacu muri uyu muryango wa Padiri Mahuri. Ivanjiri rero y'uyu munsi yatubwiye ibintu byiza, ariko ni amasomo yose guhera mu isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cy'iyimuka Misiri, mu isomo rya kabiri no mu ivanjiri. Ni amasomo yose yongera kudusaba guhinduka no kugarukira Imana mu bintu byose dukora. Ariko mbere yo kwinjira muri ayo masomo, nifuzaga kugira ngo mbabwire ko abavandimwe bacu bose mu Butaliyani babaramutsa, guhera kuri mama mukuru, guhera kuri musenyeri mukuru w'umuryango Don Francesco, n'abandi bo muri kominote abiyeguriye Kristo Umwami bari muri kominote, abakuru, abatoya, ndetse n'ababa hanze bose, ngo hobe hobe hobe. Ubwo rero ni tubonana amaso ku maso, izo ntashyo nzazibaha nyine turebana twishimye. Mu isomo rya mbere rero turabona ukuntu Abayisiraheli bari mu butayu batangiye kugenda bakagomera Imana, bakayijya kure. Nibwo Imana yongeraga kubatumaho Musa. Imana mu burakari ishaka no kubakuraho, ariko Musa mu bushishozi bwe atakambira Imana, yongera kubagirira impuhwe. Maze rero mu rugendo rwacu mu butayu bwose tunyuramo, hari igihe usanga natwe byatugoye tukagomera Imana, ariko icyangombwa ni ukuyigarukira no kongera gukora ibishoboka byose kugira ngo ubucuti bwacu nayo bwongere bwiminjiremo agafu, tuyifashijwemo na Roho wayo. No mu isomo rya kabiri mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, iryo somo riratubwira nabyo ibyo guhinduka. Pawulo Mutagatifu nawe yagomeraga Imana ariko atabizi kubera ubujiji yari afite, ariko igihe ahuye na Yezu Kristo yagiye mu murongo Yezu Kristo yamusabye, kandi guhera icyo gihe ntabwo yigeze ava muri uwo murongo, ahubwo yakomeje kubyishimira. No mu ivanjiri rero naho turabonamo ukuntu Yezu Kristo yasangiraga n'abanyabyaha, agasangira n'abapubulikani, ariko ndahamya yuko abo ngabo batagendaga uko baje, kuko nta muntu wahura na Yezu Kristo ngo agende uko yaje. Nawe nuhura nawe, kuko murahura buri gihe, igihe umuhawe mu Karisitiya, ntusubire mu rugo iwawe uko waje, ahubwo reke uwo mubonano na Yezu Kristo uguhindura ubuzima, kandi bigaragarire na buri muntu wese. Maze rero iyi vanjiri uyu munsi iratubwira ko tugomba kwinjira muri logike y'Imana, mu mitekerereze y'Imana. Ntabwo urukundo rw'Imana ari urukundo rugenda ari urukundo rw'imibare, amour de calcul, no, ahubwo ni urukundo rureka intama 99 zigasigara mu rwuri ko zidakeneye ubufasha bw'umushumba, rukajya gushaka uwazimiye. Natwe rero twinjire muri ayo mahame y'urwo rukundo
rutunezereze, turwishimire, urukundo rwitanga, urukundo rutazamo imibare, urukundo rukora byose kugira ngo umuvandimwe agaruke kandi yishimire ibye, yishimire kubana n'Imana no kubana n'abavandimwe. Maze rero nk'uko bisanzwe bavandimwe, mugende mushake amasomo y'uyu munsi. Isomo rya mbere mu gitabo cy'imuka Misiri, mu isomo rya kabiri mu ibaruwa ko yandikiwe Timote na Pawulo. Hanyuma cyane cyane twibande ku ivanjiri nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 32. Tuyihuriremo cyane cyane iyo vanjiri nkunze kubibasaba, tuyihererekanye kuri social media aho bishoboka, ndetse tunayiganireho amaso ku maso, kandi dukomeze turyoherwe n'ihuriro ryacu ry'uyu munsi. Mwese ndabahobereye kandi ndabaramukije, nongera kubashyira mu gishura cy'uyu mubyeyi wacu Bikira Mariya, umwamikazi w'ikibeho, twambaza nka nyina wa Jambo, kugira ngo akomeze abarengere, atuganishe kuri Yesu Kristu, kandi buri wese muri twe aryoherwe n'ubukristu. Maze rero ku buvugizi bw'umubyeyi wacu Bikira Mariya, nyina wa Jambo, Imana ishobora byose, niba umugisha twese ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.